Iskwende TV dukunda ibishimo bibiwa biratunyura Iskwende TV Iskwende TV turakwemera Iskwende TV dukunda Aro ariko se bimeze bite Nisawa none se handi wambwiye nahageze nahazambutse mwaka gahanda wambwiye kamwe kabi Harugaya agakiriro gatoya yego nahazamutse ngira n'ahantu mani hari igiti cyavoka niho mpagaze Reka mbe paritse nari Right uzo hande Kenare Shiri kwambaye inkweto agiye Nagiye usanze ndi mu telefone nko kugura mu cyaro kwibatsa mu cyaro wara Reka nshyiremo agapira ngiye kumutwara Yamuhisemo ariko ntabwo niko kwambara sheri ukuri urashaka oya urashaka uyu mupira ntabwo wibuka cyane dusohokana ko bavuze ko nambaye neza ntabwo wakoze sheri yasase umupira cyagiye koze sheri ajya gushaka amafaranga ariko ni mu byumve ikibazo se gutaka Cheribaye kwanza neza sheri nibagiwe kira nyine kuze kwiranja ukiburonze kumbwira sibyo museka Turakwemera 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 Chabe Uriye Ariko nshaka tuganira Ndagushaka Alo Sugende ndaje sibyo Shaka sugende narahagera Turakwemera 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 Mbamata Turakwemera Kwambaye neza kuki n'agapantaro none urukweto se mota wambara urukweto gutyo urusanzwe uri umumotari rero umuntu agomba kwambara neza mu kazi nyine ndetse umeze neza sobatse mu gukora suri kwigira ibi nakuzi nyine uri umuturanyi ngenuye hari hafi yawe ukorera ntako nanavamo n'umugenzi n'ubwo nari hafi guteganya neza ute subikikije gushyira wikiki ufite cye kibazo abuze kubona umuntu aho kumva mbwira ijambo rimwe nakubonye ari umuntu uri gusekera cyangwa useka neza wambaye n'agapantaro
sebo niba muri kumfata urimo kumfata cyane oya ntabwo ndi kugufata niko ahubwo mbwira ngo ujyane oya ntabwo ndi gutega none se reka buraga ariko umva sinakunda ndagukunda ariko se nyemere ko mbizi ko ufite umugore ukunda kandi kavuga kagahungu karamwicaberanya wanyikundiye ufite ikihe kibazo iyi nyamakuru mba nyafite wewe nkunda mana ko nzi ko ntawe umuzi tubonana mu nzira umeze neza ariko hapo mkubwa wana fata kasike n'imico uri umugenzi ufate kasike ibintu byo kuvuga iyo magambo menshi ayo narayahaye ntabwo nshaka kugenda uragenda sugenda ntabwo ndi gutega ngiye none tuza rero mama unsifuriki najya nyine muvugishe nose ko wamubwiye ko wambaye neza n'ikibazo muvugisha wamvugishije akumva mubaza abagenzi biki bambwira ariko kuko ibigetanye n'undi akabona ukuntu uri kunyemera ntabwo ari kukwiyemera ubuse umva nkubwire ubu ngubu njyewe nyebuwe yuko umugore wawe hereza 5,000 biribwana kavuga kagahungu ikirirwa kamwirirwa ugiye mu kazi uyu mukobwa bamuneje mbese we nakugize maneko y'urugo rwanjye ngaho jyana nyine ngaho ukomeza akazi none uyu munsi nahuye n'abagenzi jyana kandi umva wa mukobwa we yambwira n'ibirenze biriya Jamila. Nabusha. Subaiti. Ari hano. Subaiti. Subaiti. Jamila, ihane se. Uryama hano uri gutya. Nasinziriye ahubwo. Yego ntibize. Naretse kujya gukora ngo ese mabusha hano kamatera. Ibyo byanyakobuje bireke ntabwo ari ngombwa karakamata bito bashyira. Nzi kakamatera kahita gasaza nzajya. Gasaza se matera yasaza umuntu yazagura n'indi. Ntabwo nabona amafaranga mabusha aranga ubundi mbona 3,000 byo kukwishyura inzu ntabwo najya mbona rwose kugura indi akandi kamatora. Nta kibazo ndabyikuriraho uyu musambi ntarebe sibabwiraga gukora muri salo baranyirukanye ubu ntabwo ngikoramo ariko nyine urabizi gusuka se gusuka nyine si ubwo nguze menshi sibaza ukazukira mu rugo ukabigeraho wenda nakujyana kuri salo kubera natagiye gusukirayo bandi bakagusuka uzaza utsukire mu rugo gusa ibaze bose nsanze mu rugo ese bose yanga ko bansuka amase neza kereka bose ahari naza ahari nta kibazo uzaza ahari nta kibazo Nikakutima bajana mbwira nabi ntumbwire yuko ugiye kongeza inzu rero rwose ubu nta kintu kikuzanye ahubwo ndashaka ko uzajya unayibera mu rugo cyangwa uzizira imbere mu rugo cyakora nayibera nk'ubu ubuntu cyangwa uzizira imbere ngo wakwemera ntabura mu rugo ho wapfuye wenda nakomeza nkaba hano ko rwose sinzi niba kubamo kubona rwose byakunda naseze oya ntabwo njya mwana oya mabasha rwose kuya pe oya ni ukuri nise bose koko uragira ngo dukundane kandi ukundana na bose ikibazo se oya pe ese njye bireba oya rwose mabasha wapi rwose iki gitekerezo ntabwo ari cyiza
Arashanga rwose mbabarira pe. kare kwigirira iki Oya mabusha ariko uri kwikinira bana. Ubwo banza ari agafilime aba ari kunyura uri kushaka kumbwira. Ntabwo ndaje ari kuri bose ataza kuza akagusanga hano akamerera nabi mabwira mabari ugende rwose iyi ndaza kuza ariko bose ahari mabwira rwose bose udatuma ndahagarara icyo mboneye cyo sinagira ntabikubwiye nta banga ririmo tuye ahantu habi tugende tugere mu rugo reka pe kumwandagiriza ibirenge ku buriri nagura ko wambaye inkweto usa n'uburiri ko mwakora igihe kane gusa urabona ahangaha kariho ndahari ndi umuhe gusa nawe ndareba akantu mpereza atari uyu musozi wawe ndahishe ni inkweto twese uragukuramo inkweto ushaka rwose mbabarira mute ndare nahangaha nahangaha ni ukuri rero icyo umpa n'inkware rero ushaka nguhe icyo kunywa gutameraho ntumarire amazi kabo have uyu mugabo wimarira amazi ariko uzi ko iki giceri nacyo bayamvomeyemo nakikopesheje niba umuntu atabasha no guha umuntu amazi yo kunywa urakennye kuba ubura n'amafaranga yo kugura amazi ko yagenda akabona se ureba amazi mfite uzi ko ndi kuvuga ngo narayikopesheje tubireke nta kundi gusa ubwo ubu ngubu ushize inyota wari umeze ameze neza ariko se kabo iki gisheke ushaka kuhavira rwose nyaboneka iki ngiki nicyo ndi buryo saa sita muvandira rwose mbabarira pe uzi ushaka kundira igisheke nawe rero akaboko kawe ni barakavuze ukuri none se ubu ni bwo buzima mbayeho neza rwose urabona nta ubu bayeho neza muri iyi gato ese urabona hari ikintu mbaye ufite ubwenge ufite n'impano ariko ikibazo ufite ni kimwe ntabwo uzi kubikorera ayo mafaranga uranyumva uwo mugore yatangiye ankunda gahoro nuvuga ngo ngewe ibyo nakubwiye sinzi ubundi uko hari igihe umuntu aba afite impano ariko ntamenye ko ayifite twahujwe n'ikintu kimwe namutwaye bwa mbere bihera aho ngaho mbo reka nkwereke uzajya ureba umuntu ari mukuru ese uwo muntu afite imyaka ngaho imyaka ntabwo ibyo ndebaho ndashaka afite imyaka 90 ndashaka kwishyura n'ubundi nta modoka nta nzu nta mwana nta bikumva cyane no kubaho neza bazagufunga bagusobanurire by'ukuri uze byibura n'umuntu w'umudamu n'umumama pe
byibuza n'umutangira kugenda ukajya ujya kumusura mukamwegera n'inshuti muba n'inshuti byibura ngewe nkajya kumusura ni ukuvuga ngo umva sipanzure ugomba gushaka ukuntu kose ubona amafaranga ukaba mwibukira ngewe nifate njye gusura umuntu w'umumama na mabuja ajya aza hano nkamusura ukamusura akagenda ari we nyir'inzu none se abaje kugira aho itaha ngaho simuha amafaranga ye sinzi ubundi ko hari igihe umuntu aba afite impano ariko ntamenye ko ayifite shana nuko nyine ntakundi umva reka mukubwiza ukuri nanjye mbisubiremo ufite amahirwe ariko uzi kuyakoresha nk'ubwo warakiza wakaba uhera aho ngaho reka nongere ngusezeranye ntuzongere kuntakira ikintu bita ubukene ufite amahirwe ariko uzi kuyakoresha wakabifatira kuri uwo mumama ukumva neza ntuzongere kumbaza amafaranga ntuzongere kunguza yarangiye kana nigendere ko numva nta byawe sinamenye ibyo ndimo muragira amahirwe namenye kuyakoresha ntumenye kuramurisha winjire koko naragiye kandi si kabo yashishije ntuzongere wapi ntuzongere turakwemera nakoze mabujura umuntu mwiza ndaza mubasanze mabuja baragenda pe bose ataza kuza akagusanga hano akamerera nabi mabuja mbabara ugende rwose iyi ndaza kuza ariko bose ahari tubonera mu nzira. umeze neza ariko Hakuwa mkubwa.